Ikaze kuri Rugwiro Pro Zone, hano tuganira uburyo bwari bwo bwose ukoresha telefone yawe na interinete, hanyuma bikakongerera ubumenyi cyangwa se bikaba byakwinjiza n'amafaranga rimwe na rimwe. Nimba uri mushyashya tuguhaye ikaze, nimba usanzwe hano gahunda ni yayindi, uze kuza guha like iyi video hanyuma uyisharinge igere ku bantu benshi, tugume tube ku muryango mugari w'abantu baganira kuri cryptocurrency. Hanyuma rero tuje kuganira kuri Ruby yagaragaye ku ma exchange agiye atandukanye, ariko muri wallet abenshi bita muri Web3, cyane ko yagaragaye muri OKX, bavuze ko iri muri Binance n'ahandi. Tuje kuyiganiraho. Ikindi tugiye kuganiraho ni impanuka rikomeye cyane rya Bitcoin ndetse na Pi network. Abantu benshi mukora kuri mining ya Pi, hari ikibazo kimwe gikunda kubamo. Mbere yuko tujya mu bindi bintu byose, icyo ugomba gushyira mu mutwe nuko crypto, amafaranga ya crypto akenera 90% ya fiat money. Impamvu ari 90%, dushobora gukoresha crypto mu buryo buri full, nta yandi mafaranga dukeneye y'ibiceri cyangwa se note, mu gihe twese dutuye isi dufite ama wallet ashobora kwakira izo crypto, kandi nanone tukabikoresha mu buryo butari kuri black market, bitari mu buryo bw'icyamunara. Aho rero nimba amafaranga ya crypto akenera amafaranga asanzwe y'inote n'ibiceri y'ibihugu fiat money, ntabwo bishobora gusigana nuko nihabaho ikibazo icyo ari cyo cyose, gitewe na politiki, gitewe n'umutekano muke, gitewe icyo ari cyo cyose bishobora gushingiraho, bigomba kugira ingaruka nyine kuri ya mafaranga abitse muri crypto. Reka duhera aho ngaho. Mu minsi ishize muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Perezida Donald Trump uyoboye Amerika nyine yagiranye kutumvikana hagati ye na Sena mu gusinya ingengo y'imari yagombaga gusohoka kugira ngo ikoreshwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu buryo bwabo bwa politike tutari buze kwinjiramo, habayeho ko batumvikana nyine gusinya ayo mafaranga, hanyuma Sena yanga gusinya sheke zagombaga gusohoka, ntizaba zigisohotse. Noneho kuba ayo mafaranga atarasinywe, ntabwo byari bivuze ko ibibazo abaturage bafite byari bikemutse. Hari uwagombaga kubona ayo mafaranga, hari ibigo byabonaga amafaranga kuko iyo sheke nyine yasinywe. Hari ibihugu byinshi bya Afrika bihabwa inkunga nyine na USA, kandi byose byari bikubiye mu gusinya izo sheke cyangwa se ayo mafaranga yagombaga gusohoka ngo akoreshwe. So nimba amafaranga rero atasohotse, uwahabwaga inkunga agomba kwirwanaho, wari guhembwa agomba gushaka ikintu yaguze akabika, hanyuma akagisubiza kugira ngo akemure cya kibazo kimukomereye. Reka ntange urugero. Ku bantu mukodesha amazu, muba mu nzu zikodeshwa, iyo landlord cyangwa se nyirinza kubwiye ngo uyu munsi nshaka amafaranga, uramubwira uti ninza kuza kuva mu kazi ndaza kuza kuyaguha, kuko uba wizeye ko boss wawe hari amafaranga ari buze kuguhereza. Noneho mu kazi wanyu twimagine ko dufite control room cyangwa se abantu bagomba kwanzura ko ayo mafaranga ari busohoke, ukayahabwa kugeza nyina kugezeho ari abantu 5, 4 bagasinya, uwa 5 akabura, ya mafaranga ntabwo ari busohoke. Kubera uko ubanye na landlord wawe, ushobora gutaha uri kuva mu kazi ugaca mu mujyi ku iposita ukagurisha telefone kugira ngo wishyure yanzu, cyangwa se ukagurisha inkweto, cyangwa se ukagurisha mashini, cyangwa se ikindi cyose ushaka kugurisha kugira ngo umubano wawe na landlord ukomeze ube mwiza, wagikora. Nuko byagenze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu gihe sheke zitasohotse, abaturage bagombaga kwitabara mu bundi buryo. Abafite coin baholdinze bakazigurisha, hanyuma bagakemura ibibazo bibugarije, cyane ko kuba amafaranga atasohotse, nyine ingengo y'imari itasohotse, ntabwo biri bukureho kukeneye internet, transport, kwivuza, kurya n'ibindi. Abaturage rero bafashe mu bubiko bwabo bwa crypto amacoin, maze barayagurisha, bituma Bitcoin iva hariya iramanuka. Kubera ko umubare w'abagurisha iyo ubaye munini, coin byanze bikunze bigomba guhita imanuka ako kanya, kubera ko umubare w'abantu bayishaka ntabwo ari mwinshi, bityo barabahera ku mafaranga bashaka. Ni ukuvuga ngo umuntu ushobora kumamagara ukambwira uti mfite wenda Pi nshaka kugurisha, nkakubwira ni rero sinabipanze, nubwo Pi iri ku 2,000 kandi nkaba nabipanze, sana hano nguhereza 1,500. So iyo ubyemeye tuba tubikoze mu buryo buri black market ku cyamunara, ariko biba bisobanuye ko
iyo coin nanjye ninjya kuyigurisha uri bunyungureho 200 ndayimuhereza, bitandukanye nuko twayitangira ku giciro kimwe igenda izamuka abayigura ari bo benshi. Niyo mpamvu ishobora kuba yabitera. Hanyuma ushobora guhita ushyira mu mutwe wawe ukibuka neza ko Bitcoin ariyo big fish, ariyo game changer. Ikintu cyose kibaye kuri Bitcoin kiba kigomba kugira ingaruka nyinshi ku bantu bahorudinze uducoin dutoya, kubera ko Bitcoin nyine niyo ifite liquidity irenze, niyo ifite demand and supply ziri hejuru. Okay, ni muri urwo rwego Pi Network mwayibonye imanuka ikagera kuri 0.1 cyangwa se 0.1 n'indi mibare iri inyuma. Byaturutse aho ngaho. Pi zose ziri kuri exchange zigomba kubahiriza itegeko rigenga isoko rya crypto. Icyo ngicyo nanone abapiyoni haracyarimo ikibazo, ukumva ngo Pi ngo yamanutse ngo yazamutse ngo ese bwo kuba tubwiye ko ari GCV ngo ese kuba tubwiye ko ari stablecoin. Mu gihe cyose uyibona listinze, mu gihe cyose uyibona kuri exchange, menya ngo igomba kubahiriza itegeko ry'isoko yanze ikunze. Ntabwo bishoboka ko byabaho itubahirije nyine itegeko rigenga isoko, cyane ko nta n'amafaranga ari stable ku buryo budahinduka abaho, kubera ko n'amafaranga y'igihugu asanzwe ayangaya dukoresha ari fiat. Ntabwo ushobora kubika 500 gusange yabaye 400, icyo cyo wenda tucyemeranyeho. Ariko ibyo Senyisa yaguraga kera mu mwaka ushize ntabwo ubu ngubu bikunda. Ahantu wagenderaga Senyisa ntabwo ubu ngubu wahagendera Senyisa. Ubwo ni kuri transport tubijyanye. So uko rero ibintu bigenda bitera imbere, ababika amafaranga mu buryo bwa crypto bagenda baba benshi, ariko ntabwo twayakoresha mu rwego rw'uko tudakeneye fiat cyangwa se amafaranga asanzwe, kubera ko twese ntabwo dufite wallet. Ntekereza ko icyo ngicyo gisobanutse. Niyo mpamvu mwabonye Bitcoin imanuka ikagera hariya. Coin ishobora kumanuka bitewe na politike, nabikubwiye, ikibazo cy'umutekano, ubwo harazamo ibibazo by'intambara n'ibindi, hakazamo mbwirwaruhame z'abayobozi, speech umuyobozi ashobora kuyikora ikagira ingaruka kuri coin. Ni ibintu byinshi bigiye bitandukanye, ishobora kugwa bitewe na manipulation. Ariko icyateye Bitcoin na Pi Network kumanuka kugera hariya wayibonye, nekereza ko ari icyo ngicyo. Hanyuma reka tuganire kuri iriya coin mwabonye iri listed kuri OKX ndetse no muri wallet ya Binance. Hanyuma uraza kuza gusobanukirwa abantu bari kumbwira ngo bayigure cyangwa se ngo nimbereke ngo uko barimo barazigurisha. Banza urebe iyi video hanyuma icyemezo kize kuguturukaho ubwawe, cyane ko amafaranga yawe ni wowe wenyine ushinzwe kuyakontrola mu buryo bwiza cyangwa se bubi bitewe n'amahitamo yawe. Ariko icyemezo cya nyuma cyagakwiye kuva kuri wowe nyirubwite, ni wowe uba warayaruhiye nyine uzi no kugomba kuyakoresha. So Ruby ni coin twari tumaze igihe kinini turi gukorera mining. Hanyuma haristinze muri OKX niho nabibonye, niho screenshot yaturutse. Ilistinga yo kuri 0.0 imibare inyuma, kandi muri app barabwirwaga ko bari kumininga coin ifite igiciro cy'amadolari 4 nimba tarane nabiri. So rero ikintu cya mbere ugomba kumenya, ntago coin ishobora kubaho itamanuka cyangwa ngo izamuke. Nyine mu gihe cyose yubahiriza itegeko ry'isoko rya crypto, igomba kumanuka cyangwa ikazamuka bitewe nuko abari gushyiramo imbaraga bameze. Igomba kuba ifite ukuntu yitwara ku isoko. Hanyuma iyo yaristinze rero bitera impaka ndende. Reka twifashishe iyi foto mfite hanyuma tuyiganireho, uraza kuza gusobanukirwa byinshi. Kandi ndagushimira ko tugiranye kuri uyu munota tukiri kumwe, ni iby'agaciro cyane. Nabonye ifoto ifite market view cyangwa se igaragaraho ibiciro by'isoko. Izina ni Ruby, igiciro ni 0.05 gatandatu gatandatu umunani gatanu karindwi. Ubwo muri make ushobora kwimagina ko iri ku giciro cya 0.05. Ibindi mibare iri inyuma ntuyibare. Hanyuma uko bigaragara kuri screenshot yamanutseho 2.79 kwijana. Market cap cyangwa se uko ihagaze ni miliyoni 0.06. Reka tuvuge ko ari ibihumbi 6 $. Liquidity yayo ni 5,16.
volume irangana n'amadolari 177.18. Abantu bayibitse holder, abayibitse gusa bangana na 218. Total holder bose bari ku kigereranyo cya 6%. Ibi byose bivuze ko iri soko riri hasi cyane mu bushobozi bwa liquidity, kandi liquidity twavuganye ko ariyo igenga isoko, niyo igena ko isoko rigomba kumanuka cyangwa se kuzamuka. Hanyuma abaye ariyo ari Ruby yaristinze yaba iri hasi cyane kandi iri low cap. Listing bivuze iki? Iyo coin baye listed kuri DEX cyangwa se decentralized exchange nka Uniswap, Pancake n'ahandi, bivuze ko abayitanze bashyiraho liquidity pool. Liquidity pool twarabisobanuye ko twabitanzeho urugero ko ari nk'ikidendezi kirimo ama crypto yandi atari iyo ngiyo ugiye guswapinga nka BNB, USDT n'izindi nka Pi. Noneho ku buryo muri iyo liquidity pool ushobora gukoreramo convert cyangwa swap, ukaba wafata ya coin wari wamayininze za token zayo ufite ukazihinduramo muri ya mafaranga nyine bashyizeho. Noneho abantu bagashobora kugura no kugurisha za token zabo bamayininze. So ntabwo bisaba exchange nkuru yemeza ko ibyo bikorwa bibaho, kuko nkuko hejuru tuvuze Uniswap na Pancake Swap nizo DEX tugira cyane, zibikora cyane ko listing kuri DEX ntabwo biba bisobanuye agaciro gakomeye. Hari igihe ishobora kulistingaho igahita iburirwa irengero. Urugero, abantu mwakoze mining ya Bitcoin BX mwandike muri comment ahangaha abantu bamenye ahigeze. Birashoboka cyane ko bashobora kuyilistinga ikaburirwa irengero. Impamvu igiciro rero kishobora kuba kiri hasi cyane cy'iyi coin mwabonye ba listinze, ibintu bituma igiciro gishobora kujya hasi cyane kandi aribwo ikilistinga liquidity nkeya. Twarabivuze ibihumbi 560 ni make cyane ku isoko. Ibi bivuze ko umuntu umwe ashobora kugurisha byibura amadolari 200 gusa, agahita atuma igiciro gisubira hasi cyangwa se kijya down trend. Abacuruzi bake, abantu bayibitse nabo ni bake cyane, 218. Abafite iyi coin ni bake, bivuze ko isoko ridafite demand ihagije. Sibyo, demand yabo nyine nago iri hejuru kubera ko abantu bayiholdinze. Twasomye hejuru ko ari 218. Iyo abashoramari rero atari benshi mu bucuruzi, abacuruzi bakaba ari bake bafite ububasha bwo kuba bakwaccessinga kugura ya crypto, biba binashoboka ko bashobora gutuma isoko rijya hasi cyane. Rero volume nkeya mu masaha 24 ingana n'amadolari 177, bivuze ko mu masaha 24 abantu bose hamwe baguze cyangwa bagurishije agaciro k'amadolari 177. Iyi volume ije kukwereka uko isoko riri kwitwara muri rusange. Bivuze ko iri soko riri kugenda gake cyane. Umuntu wafashe screenshot yayifatiye muri time frame y'icyumweru cyangwa se ingengabihe y'icyumweru, igaragaza igabanuka rinini cyane uhereye kuri 0.024, inyuma hari 3.91 kugera kuri 0.05. Urabona imibare yavuyeho bingana ko yaguye ku kigereranyo cya 75%. Volume iragaragaza 0.45 billion bya Ruby, bivuze ko ari big supply. Bivuze ko calculation ya supply ishobora kuba nyinshi cyane ikamanura isoko. So icyo bivuze ko umuntu ushaka gushora imari, bamwe bambwiraga ngo tuyigure, projet yose ikiri mu ntangiro ibifite ibyago by'uko ishobora kubura ku isoko kubera liquidity nkeya kandi irimo risk nyinshi. Bitewe n'ibyo dusomye haruguru, gura cyangwa winjire, ariko wabanje kubitekerezaho kabiri k'amafaranga yawe ashobora kuhaburira.
ariko nanone iyo projet ifite development nyayo, utility hamye, user case, roadmap izwi, ishobora kuzamura agaciro mu gihe gitoya, mu gihe abayifite bashobora kubyitwaramo neza. Reba aho liquidity y'iyi coin iri. Liquidity niyo yonyine igenzura isoko, rikaba ryazamuka cyangwa se rikamanuka. Bitabaye ibyo uraza kuza guhura n'icyo twita rug pull risk. Mu masaha 28 cyangwa se nyuma, niba iri kuzamuka cyangwa se iri kumanuka, biraza kuguha agaciro kayo. Nanone kuri listinga coin igahita imanura candlestick nk'iriya ijya hasi, ntago ari ibintu biba ari byiza cyane. Ya Ruby niyo ngiyo. Ubwo ngubwo reka duhurire mu bindi biganiro. Ku bantu bashakaga kuyigura nakubwira ni bigendemo gakeya, yihorere wiyigura, ahubwo guma mayiningire ku gihe, kubera ko liquidity yayo tubonye ko ari nke ishobora gutuma uhomba burundu. Ndagushimiye, reka tubane mu bindi biganiro. Wakoze cyane kutwumva. Imana ikurinde.